aba bantu urimo kureba hano kuri aya mashusho ari kugaragara ahangaha ni abantu babiri ariko bahuriye ku gice kimwe cyo hasi, ariko bafite n'ibindi bice bahuriyemo by'imbere mu mubiri, noneho imitwe yabo ikaba itandukanye kandi akaba ari abantu babiri batandukanye. Aba bantu bavutse muri kondisiyo itamenyerewe hano ku isi, ku buryo ushobora kuzenguruka iyi si ukabona abantu bake cyane bameze nk'aba ngaba. Umva uko bavuga, ati tukimara kuvuka ababyeyi bacu ntabwo batwemeye ndetse banahise banatujugunya. Ibi ngibi bibaho, ababyeyi bakabyara abana bagahita babajugunya nyine kubera ko nyine abo bana batameze nk'uko babyifuza. Hari n'inkuru ndaza kugushyirira inyuma irangiye y'umwana wavutse bagahita bamwita umurozi ku buryo yari agiye gupfa. Aba ngaba uri kureba ahangaha basangiye igifu, mbese bafite igifu kimwe, basangiye umwijima, bakanasangira n'agasabo k'inkari cyangwa se imwe twita nka sitoke nyine yistokamo inkari mbere y'uko umuntu yihagarika, ndetse bakanasangira n'ikibuno cyangwa se aho bakoresha barimo kwiherera ibikomeye. Umutima w'aba ngaba ndetse n'ibihaha ndetse n'ubwonko bw'uyu uri hano ibumoso, uyu uri ibumoso bamwita sohina, ndetse atandukanye bino duhoze turi kuvuga nyine umutima, ibihaha ndetse n'ubwonko. Noneho uyu nguyu w'iburyo yitwa mohina, mohina singi, bombi bita basingi nyine y'amazina y'imiryango, barabitandukanye. Mbese mohina na sohina biratandukanye ibice byabo, ariko biriya twavuze mbere nyine birimo n'udusabo tw'inkari byo birahuye. Ahangaha ni ikinyamakuru cyari cyabasuye, umva umunyamakuru abakoraho ati ubu rero uku kuguru ni ukwawe wowe mohina, noneho uku nguku ni ukwawe sohina, bagenda babyemera. Ati none se hano ho hagati bimeze bite? Mbakozeho hano hagati ninde ubyumva? Ni ukuvuga ngo ahangaha akoze, ngo iyo ahakoze bombi bahise basubiza ko bombi babyumva, ngo bombi bahumvira icyarimwe nyine kwa kundi ukora ku mubiri umuntu akumva ko umukozeho. Iyo ukoze hano hagati barabyumva. Ati noneho turamutse dushushanyije umurongo muri ubu buryo, tugashushanya umurongo muri ubu buryo umeze nk'uwagabanyijemo kabiri, ngo buri wese afite igice cye akontorora ku giti cye n'undi agafite igice cye akontorora. Sohina na mohina bati yego. Amukoze kuri uku kuguru kwa hano ibumoso. Ati none se ko ngukozeho urabyumvise? Sohina arasubiza ati yego. Noneho abaza mohina ati none se nkoze kuri uku kuguru ko hirya bwo ntabwo ubyumvise? Mohina arasubiza ati cyane rwose ibi ntabwo nigeze mbyumva. Akoze hano hagati hagaragara ko araho imibiri yabo nyine ifataniye, uwa mohina na sohina. Arabaza ati none se ninde ubyumvise? Bahita basubiza ngo bombi barabyumvise. Mbese akozemo hano hagati bigaragara ko wagira ngo ni mu mbavu za sohina na mohina, ngo bo iyo umuntu ahakoze nyine bombi bose barabyumvise bombi. Noneho akoze ku gituza cya mohina, ariko ku gituza nyine cya hano, igituza wakwita ko ari igituza cy'iburyo bwe, ariko turebeye ku mashusho ubwo ni ku ruhande rw'ibumoso bwe. Uyu nguyu sohina ahita avuga ati oya twembi ntabwo tubyumvise, kubera ko buri wese nyine iyo ukoze ku gituza cye acyumva ku giti cye. Bano bantu baratangaje. Reba hano hasi ukande ku ibuto ya like nyine niba ugiye gukurikira kano ka video nk'uko bisanzwe, niba utarakanda no kuri subscribe nayo uyikandeho kugira ngo kano ka video twimenyere ubundi bano bantu bateye bate, kuko ngiye kukugezaho uburyo bateye bitangaje usanzwe utanabizi. Bino bintu ni ibyanyabyo, we wigira ngo urimo kurota, ni ibintu byanyabyo nyine. Bano bantu ni abanyabo batuye mu Buhinde. Ahise ababaza ati none se mugira genita imwe? Genita nyine ni bino bijyanye wenda na reproduction cyangwa se bijyanye n'ibitsina. Ku bijyanye nyine n'imyitwarire y'ibitsina babajije niba bafite imyitwarire imwe, barasubiza ngo yego. Ati none se mubyiyumvira kimwe? Bati yego. Muri make nk'iyo umwe ashaka kunyara cyangwa se kwihagarika, ubwo nyine n'undi aba bishaka, bishingiye ku muntu umwe nk'uko twatangiye tubivuga mbere dutangira. Ati abangaba bavutse mu muryango w'abakene muri Delhi mu gihugu cy'Ubuhinde. Bakimara kuvuka bahise batabwa n'ababyeyi babo bababyaye, bajya kurererwa mu kigo cyitwa ngo Pingariwara Association, nicyo cyabareze. Reba bano bari kwerekana ibice by'umubiri wabo by'inyuma ariko nyine bakuyemo. Ati ahangaha niho bari connected cyangwa se bahuriye, hano hameze nkaho nyine ari mu gituza. Abangaba yino video nyibonye imaze ukwezi kumwe bayaprodinze, bivuze ko amakuru nyine ngiye kuyitangaho naya nyayo. Ati abangaba bafite imyaka 19 y'amavuko, urumva nyine ubwirenzeho ukwezi kumwe iyi video bayaprodinze. Ati ahangaha niho spine zabo cyangwa se uruturigongo rufataniye muri aba bombi niho ruhuriye.
bahuriye hano muri uyu mugongo nyine gutyo urimo kubibona. Urabona uyu nguyu afite umugongo we akagira n'urutirigongo rwe. Noneho spine avuze ni spine nyine y'aho bahuriye mo hagati bo ku giti cyabo, ubwo Mohina na Sohina aho bahuriye biragaragara nyine urebeye hano kuri thickness yabo, ndetse unarebeye kwa kundi wenda kwa kundi ibyuma bibigaragaza mo imbere ukareba mo imbere uko bameze, urabona ko bafite intirigongo ebyiri, buri wese afite urutirigongo rwe. Uyu nguyu ahita babaza ati none se mushobora gusimbuka? Uyu nguyu Sohina ahita avuga ati oya, njyewe ibiro byanjye ni byinshi cyane. Bagerageza no gusimbuka, ati none se mushobora kwiruka? Bombi buriya bari kujya kuvuga, ukabona hari ibintu bahuriyeho mu kuvuga, bombi nyine bakamera nk'abavugira icyarimwe, kuko nubwo batandukanye hari ibyo bahuriyeho. Ikigereranyo ndaza kukibagezaho nyine iyi video imeze nk'igiye kurangira y'uburyo ku mivugire n'ibyo bagenda bahuriraho. Mohina ahita avuga, bababajije nyine niba bashobora kwiruka, ati oya ntabwo dushobora kwiruka, iyo tugerageje kwiruka imitima yacu ihita itera cyane. Ati bano bavandimwe bafite amaguru abiri, amaboko ane, ariko barafatanye nyine nk'uko bigaragara. Gusa nubwo bateye gutya ariko imirimo yabo ya buri munsi bayikora nk'uko bisanzwe ndetse bakanayikorana. Abangaba baje no kwinjira mu cyumba bararamo. Ati iki ngiki ni icyumba cyacu, bashobora kurira, urabona ko bashobora kurira ku buriri ndetse banashobora no kwandika, urabona nyine buri wese yandika ku giti cye. Bashobora kumanuka ama esikariye ndetse abangaba bashobora kujya no ku kazi, ntabwo ari bashobora ahubwo bajya no ku kazi, bafite akamodoka ka elegitoronike nyine bagendamo. Mohina ni wa wundi nyine ubwo turebeye kuri iyi video uko imeze, ni uyu nguyu turi kwita iburyo bwacu. Mohina ni we ushinzwe ibijyanye na feri y'aka kamodoka bagendamo, noneho Sohina akaba ari we ushinzwe ibijyanye na accelerator ndetse akanakontorora steering cyangwa se iyi vola, bakabifatanya muri ubwo buryo bagiye ku kazi. Ahangaha ubwonko bw'abantu babiri bukominikana mu mamilisegonde, mbese mu kanya gato nk'ako guhumbya, kuko urabona ni abantu babiri bafatanye kugira ngo umwe amenye ko agiye gufata feri, undi amenye ko agiye gufata kuri wenda kuri vola cyangwa se no kuri accelerateri. Urumva biba bisaba nk'uko umuntu umwe usanzwe abikora, ubwo ni ukubikontorora mu mamilisegonde nyine mu gihe kitageze no ku isegonda. Abangaba umva uko babyivugira, ati twembi nyine gutya bameze kuko n'ubundi ntawasiga undi tu. Ati twize electrical engineering ndetse tunafite n'akazi ka leta mu buzima busanzwe nyine bakora ibintu by'amashanyarazi. Ahita babaza ati none se murakora nk'abatekinisiye b'amashanyarazi? Ati cyane rwose. Ati none se muhembwa umushahara ungana iki? Bahembwa kuko mu mahinde nyine mu Buhinde bakoresha amarupi, bahembwa ngo amarupe 20,020 bingana n'amadolari 245. Ati none se mwembi mubona imishahara itandukanye? Barasubiza ati oya tubona umushahara umwe, nyine baduhemba umushahara umwe. Ati none se mwembi mugira amakofi atandukanye cyangwa se buri wese akibikira amafaranga ku giti cye? Uyu nguyu Sohina arasubiza ati oya tugira ikofi imwe nyine tubika ahantu hamwe tu. Ahita babaza ati ariko mwembi mufite imyirondoro itandukanye siko bimeze se? Bahita bavuga ati bombi bavugira icyarimwe, bimwe nababwiye nyine bavugira icyarimwe, hari ibintu bahuriraho ntabwo ari 100%, ugasanga umwe ibyo ari kuvuga undi n'ibyo ari kuvuga. Ati cyane rwose twembi tugira imyirondoro itandukanye. Ati none se ni iki mutekereza ku bijyanye na mariage? Nicyo kibazo babajije, ni iki mutekereza ku bijyanye nyine no kuba mwakora ubukwe? Ese mujya mutekereza kuba mwazakora ubukwe nyine mu hazaza? Bombi bikiriza icyarimwe bati oya, bahita banasubiriza icyarimwe bati yego tujya tubitekereza. Nyine umwe ashobora guhakana icyo avuze, ugasanga nubwo ubwonko bwabo butandukanye ari bubiri butandukanye, ariko nyine hari uburyo umwe avuga ikintu agahita agihurizaho n'undi. Niko Imana yabibaremye, niko Imana nyine yabaremye, niko bameze. N'undi nawe akabivuga, aravuze ngo hoya, undi ahita avuga ati oya, nanone undi ahita avuga ati yego, n'undi ahita avuga ati yego. Umunyamakuru ati none se mwumva mwashyingiranwa n'umuntu umwe cyangwa umukobwa umwe? Barikiriza bati cyane rwose umukobwa umwe. Mohina ahita avuga ati wenda nitugera ku myaka 25, 26 cyangwa se 30. Sohina nawe ahita avuga ati cyangwa se nyuma y'imyaka 35. Uyu nguyu ahita atsimbara aravuga ati none se koko mwumva nyine mwashakana n'umukobwa umwe nyine mwembi? Bahita bikiriza bati yego cyane rwose twashyingirwa n'umuntu umwe. Ahita babaza ati none se nta shyari mujya mugira cyangwa se ngo mugirirane ishyari hagati yanyu? Uyu Sohina binagaragara ko ari ufite ibitekerezo cyane, cyangwa se ari nawe ukunda nyine kuba ahagaze cyane, afite ibitekerezo cyane. Urabona ko ari nawe umeze nk'uwegutse kuko aryamiye Mohina. Ati ibyo ngibyo ku bijyanye no kuba twagirirana ishyari
twebwe iteka njyewe na Mohina turahorana, rero nta bintu byo kugirana ishyari, sinzi n'ibyo bintu by'ishyari icyo twabivugaho situbizi kuko ibintu byose dukora tuba turi kubiganiraho buri kanya. Mu gihe duhuze cyane bajya bahuga nyine ku buryo batabona n'akanya ko kuganira ngo iyo bahuze cyane rero niyo bari kuvuga ku by'akazi babibereye muri ibyo ngibyo, ibintu by'ishyari ntabwo babirimo. Uyu munyamakuru ahita ababaza ati none se nta gihe wenda kigera mwembi mukaba mutabasha kuba mwavugana? Bahita basubiza ati oya, ntabwo ibyo ngibyo twabibonera igihe, skeje yacu cyangwa se gahunda zacu tugenderaho tuba turi busy cyane. Ibyo bintu byo wenda byo kuvuga ngo ntituravugana cyangwa se ngo ntidufite umwanya, kwa kundi nyine abantu baba nk'umuntu arakarira undi noneho ntabe yamuvugisha, ngo ibyo ngibyo ntabwo babibonera igihe ngo bahora bahuze cyane. Ahita babaza ati none se ntabwo mujya murwana? Abangaba barasubiza bati oya, ntabwo ibyo ngibyo tubyibuka, wasanga wenda bishobora kuba byarabaye mu bwana bwacu. Abangaba bafite n'imbaraga ku buryo nyine bafashe n'uyu munyamakuru bajya mu bintu byo guhangana ku bijyanye n'imbaraga, ubona bishimye cyane. Ati none se mwavuze ko nimuramuka mushatse mushobora kuzashakana n'umuntu umwe, byagenda bite umwe muri mwe aramutse adakunze uwo mukobwa? Bahita bavuga bati oya, mbese bahakanye bavuga ko bitashoboka ko umwe atakunda uwo mukobwa. Uyu munyamakuru ahita ababaza ati none se ni ubuhe bwoko bw'umukobwa byibura mukunda cyangwa se type mukunda? Abangaba bahita basubiza, ariko nyine Sohina niwe usubije ati ntabwo ibyo tujya tubitekerezaho cyane, nta kintu tubitekerezaho cyane. Abangaba uko mubabona nyine urumva ni documentary, ariko ari kugenda babaza bakanaganira, noneho umunyamakuru nyine agashyiramo na documentary y'ibyo ari kugenda abavugaho. Ati bano uko mubabona ni impanga zambaye ama-t-shirt abiri atandukanye, ariko nanone buri t-shirt nyine yadozwe n'umutayeri umwe utandukanye, kandi buri wese afite ibyo akunda. Destiny z'aba bombi zabahurije ku kuba bafite umubiri umwe, ariko nanone ufite uburyo uconnectinze. Hari ahantu connectingiye kora twagiye tubibona nyine bwa mbere, uburyo bakonectinze buri wese akaza kugira ibice ahuriyeho n'undi hasi, noneho hejuru bakagira n'ibyo batandukaniyeho, ku buryo abangaba umwe aramutse akoze icyaha akajya muri gereza, undi nyine yaba amushyize mu byago kuko nawe yajya muri gereza. Ahita ababaza ati none se bigenda bite iyo umwe muri mwe ashatse gukora ikintu gitandukanye n'icyundi? Nk'urugero wenda umwe iyo ashaka kuryama noneho undi ashaka kubyuka, ese ni gute mufata umwanzuro? Abangaba bahita basubiza ati umwe muri twe rimwe na rimwe hari ubwo ashaka kubyuka kare, rero iyo bigenze gutyo, iyo umwe muri twe aryamye ubwo nyine n'undi aba agomba kuryama, nta yandi mahitamo aba afite tu. Abangaba iyo bari gukina umukino wa basketball machine, nyine ya mikino ushobora gukina basketball ariko bakiniye mu mashini, ngo Sohina niwe utsinda, ngo ntabwo ajya ahereza Mohina amahirwe, ariko Mohina ngo nawe yabonye umupira, nta bintu by'imikino, buri ntuza ateye, buri pani yateye ihita yinjira. Mbese bano bantu nyine uretse kuba bameze gutya mu buzima busanzwe hari ibyo bakora, uretse ko nyine bafite itandukaniro ry'abandi bantu basanzwe nyine badafatanye. Uyu munyamakuru ahita ababaza ati ese muri mwe hari ufite karagiteri idomina kurusha undi, kwa kundi nk'umuntu wenda kuko bafatanye akaba afite amakaka cyangwa se akaba ari we uyoboye undi? Uyoboye undi. Ati mbese nidufata ibyemezo hagati yanyu? Uyu Sohina ahita avuga ati Sohina cyangwa se Mohina dushobora gufata imyanzuro, ntabwo nyine nta kintu kibigena, twembi dufata ibyemezo tubifatiye hamwe, nta kintu tugenderaho. Ati none se muri mwebwe nyine ninde udomina cyane akaba afata ibyemezo cyane? Mohina ahita avuga ati ntabwo ndi umuhanga cyane mu buzima busanzwe, rero nyine Sohina niwe ufite ibintu by'ubwenge, ariko nyine afite n'ubwonko bufite ubwenge, rero ubwo urumva nyine niwe ukunda kudomina cyane. Ati none se ubwenge bwanyu cyangwa se ku bwonko bwanyu, ntabwo ubwonko bwanyu bufite ubwenge bungana? Ababajije ku bijyanye na intelligence. Bombi bahita bavuga ati ni ibintu biri normale, ntabwo dufite ubwonko bugiye hejuru cyane cyangwa ubwenge bugiye hejuru cyane, mbese biri average. Average ni nka kwa kundi dushobora gushyira wenda ku munzani ikintu kimwe n'ikindi ugasanga nyine biri kubaransa, wenda byenda kungana. Bombi barasubije ngo ni average. Umunyamakuru ahita ababaza ati none se ninde uri social cyane? Kuba umuntu ari social wenda akunda kuganira cyangwa se ari ukunda kuvuga cyane. Uyu Mohina ahita asubiza ati ndatekereza Sohina ari we uganira cyane,
ati Sohina rwose niwe ukunda kuganira cyane, niwe uri social. Mu bijyanye na pozisiyo zo kwicara rero, Sohina niwe upushinga Mohina cyane. Bya bindi mvuze mu kanya, urabona ko Sohina nyine niwe wicaye, noneho Mohina akamera nk'uhengamye. Ati nubwo Mohina yumva bino bintu bimeze nk'ibimubangamiye, uncomfortable, ndetse akanagerageza no kwiringaniza n'iyi situwasiyo, ariko Sohina niwe uri hejuru cyane, ndetse pozisiyo ye iri natirere iri hejuru cyane, ku buryo nyine Mohina nta yandi mahitamo afite yo kuguma ameze gutya. Urabona nyine gutya Sohina ashatse kwibenda cyangwa se ngo yihine, noneho Mohina ajya hejuru, biragaragara ko Sohina yahita abangamirwa, ariko Mohina w'ibino bintu ameze nk'uwabimenyereye bisanzwe. Uyu munyamakuru ahita ababaza ati nose mwigeze muba mu rukundo, mbese mwigeze mukundana? Bahita basubiza baseka bati reka ntabwo turagira umukobwa dukundana mu buzima bwacu. Ati none se byibura mwigeze mugwa mu rukundo? Nyine kuba umuntu ataragize umuntu bakundana ntabwo bituma atagwa mu rukundo, kwa kundi ushobora kubona umuntu ugahita umukunda. Ati none se mwembi mwigeze mureba nk'umukobwa wenda mwembi mugahita mumukunda? Barasubiza bati cyane rwose, twigeze gukunda umukobwa umwe, ariko noneho aka kanya ibyo ngibyo nta gihe tubifitiye, twifitiye akazi ko gukora. Tubyuka mu gitondo saa moya za mu gitondo, twarangiza tukajya mu kazi, nyuma yo gufata breakfast twarangiza tukigira mu kazi. Rero twebwe akazi kacu tugakora kugeza saa moya za nimugoroba. Iyo tugeze mu rugo duhita turya ibya nimugoroba, twarangiza tugahita twiryamira, nkukumvikanisha nyine ko nta gahunda cyangwa se ibyo bintu byo kujya mu nkundo bafite. Mohina ahita avuga ati iyi niyo daily routine yacu cyangwa se niyo gahunda ya buri munsi. Umunyamakuru ahita ababaza ati none se hobby zanyu cyangwa se bya bintu umuntu akora yishimisha ni ibihe? Sohina arasubiza ati ni mobile games cyangwa se ya mikino yo kuri telefone. Ati iyindi mikino cyangwa se iyindi mikino ntabwo idushobokera kuko gahunda yacu ibiri busy cyane, nyine ngo akazi kabo kaba kabagize busy ku buryo batajya mu bindi bintu byose byo ku ruhande. Umunyamakuru ahita ababaza ati none se mujya mugira telefone imwe cyangwa buri wese afite telefone ye ku giti cye? Bahita basubiza bose icyarimwe bati dufite telefone imwe, nta bya telefone ebyiri. Ati none se kuri iyo telefone yanyu mukiniraho jyamo mwembi icyarimwe? Sohina arasubiza ati oya, njyewe ntabwo nkina ibintu by'imikino, ahubwo Mohina niwe uba uri gukina. Baramubaza ati none se iyo Mohina ari gukina wowe uri gukora iki? Ahita avuga ati njye mba niyicariye gusa nta kintu ndimo gukora, cyangwa se Mohina nkamufasha muri ibi bintu nyine byo gukina game kuri telefone, nuko nguko. Umunyamakuru ahita ababaza ati none se mujya musonzera icyarimwe mukumva nyine nzabikira icyarimwe? Bahita basubiza ati cyane rwose, mbese muri make abangaba iyo umwe ashonje n'undi aba ashonje. Sohina ahita akomeza avuga ati ku bijyanye nanone n'ikibazo cya genital problem tujya tugira, nk'urugero si nibyo gusa, nk'iyo mfite umuriro Mohina nawe ahita agira umuriro mu minota 30 itarenze. Uyu munyamakuru ahita avuga ati ubwo ibyo ntibisobanuye se ko iyo uriye ibiryo wenda bitari unhealthy cyangwa se ibiryo nyine bidafite ubuziranenge bijya mu gifu bigahita bituma n'uyu nguyu Mohina nawe arwara cyangwa se agira ikibazo kubera ibyo biryo? Ese mujya mwita ku bijyanye n'imirire cyangwa ibiki? Sohina ahita amusubiza ati cyane rwose ibijyanye n'imirire tubyitaho cyane, kubera ko ibiryo turya turabikontorora cyane, ariko nanone nyine nubwo habamo kwirinda ibintu bijyanye n'amapiza turabirya, ariko nanone tukanirinda cyane. Ngo abangaba ngo nubwo ibintu bijyanye n'amasukari nyine bishobora gutera umuvuduko w'amaraso, ngo bombi bashobora kurya ibiryo birimo isukari, ariko nanone iyo umuvuduko w'amaraso cyangwa se iby'isukari bizamutse mu mubiri w'umwe, ngo n'undi bihita bizamuka. Ngo mbese niyo umwe agize ikibazo cya complication cyangwa se kuba wenda ataye nk'umutwe muri ubwo buryo, ngo biba bigoye cyane kuba undi nawe bitaramugeraho biturutse kuri complication. Ati Sohina na Mohina ni abantu babona attention cyane, ndetse n'aka kanya umunyamakuru yari yabasuye ngo bari bafite attention cyane, nyine bigaragara ko abantu bahora babitayeho cyane. Nyuma gatoya yuko abangaba bavukiye muri Delhi muri 2003 bahise bajyanwa mu kigo cya All India Institute kugira ngo bitabweho n'ibitaro, kuko hari hizewe ko abangaba bashobora gutandukanwa nyine buri wese akabaho ku giti cye. Ngo ariko procedure yo kubatandukanya buri wese akabaho ku giti cye ngo ntabwo yabaye, ngo abadogiteri bahise bavuga ko bishobora gutuma surgery yo kubatandukanya umwe muri bo cyangwa se bombi bahita bashobora gupfa. Umunyamakuru ahita ababaza ati ese muramutse mugize amahirwe yo gutandukanywa buri wese akabaho ku giti cye akigenga, ayo mahitamo mwayemera?
bombi bahita basubiriza icyarimwe bati reka ibyo ntabwo twabyemera, ntabwo dushobora kubyemera, ndetse ibyo ngibyo nta nubwo twigeze tunabitekerezaho, twebwe tuzaguma gutya iteka ryose. Ni impano y'Imana ndetse n'abantu baradukunda cyane. Mbese ngo kuba Mohina na Sohina baravutse bameze gutya ngo ni impano Imana yabahaye, ngo ndetse abantu barabibakundira cyane. Imana yatugiriye impuhwe nyinshi, cyangwa se ngo yabahaye faveri ngo kuduhereza umubiri umeze gutya. Mohina ahita avuga ati turashimira Imana cyane. Uyu munyamakuru ahita ababaza ati none se mwumva bimeze gute nka kwa kundi umuntu aba ashaka kuwenda kumva ari wenyine ku giti cye nta wundi muntu bari kumwe, ariko mwebwe bikaba bidashoboka, ati mwumva bimeze bite? Sohina ahita avuga ati twebwe buri gihe iteka duhora twishimye, ndetse twishimiye ko turi conjoined nyine ni gutya bafatanye, ngo ibyo rero ngo ni byiza cyane. Akomeza avuga ati ni ikintu cyiza cyane kumenya ko iteka mba mfite umuntu ndi iruhande utazigera mva iruhande. Kwa kundi nyine hari nk'abantu nkatwe dusanzwe tuba dufite abantu ariko tukizera ko bari iruhande rwacu, ariko nyine bikaba bishoboka ko bagenda. Ngo Sohina we yishimiye iteka kandi ni ibintu bimushimisha ko afite umuntu muri iruhande uzamuhora iruhande iteka ryose, ngo mbese biramushimisha cyane, ni impano y'Imana. Umunyamakuru ahita amubaza ati none se mu buzima bwanyu mufite iyihe ntego? Ese ni iki mwifuza kuzaba mu buzima bw'ahazaza? Abangaba bahita basubiza ati twebwe turashaka kuzaba abahanzi nk'umuhanzi bita Arijit Singh. Mbese n'aba mu butoya kuva bakiri batoya bararirimbaga. Hari umuhanzi nyine ngo witwa Arijit Singh wo mu Buhinde, ngo nyine bifuza kuzaba nkawe. Bakomeza bavugira icyarimwe nyine. Ibingibi byo kuvugira icyarimwe mwibuke ko atari bo babikontorora, nyine buri wese asanga yavuze, ndetse bakanavugira icyarimwe nubwo harimo akaretari gatoya kazamo. Bakomeza bavuga bati niba wifuza gukora ikintu cyangwa se hari ikintu wifuza kugeraho, ntuzashidikanye ko icyo kintu ushobora kugikora cyangwa se utashobora kugikora. Niba ubayeho urimo gushidikanya ko ikintu utagishobora, rero icyo kintu ntabwo ushobora kuzakigeraho muri ubu buzima. Rero reka ibintu byo kuzuyaza mu gihe ushoboye gukora icyo kintu, witegure usome ako kazi ugakore, ndetse ukore cyane, bizatuma icyo kintu ukigeraho, ndetse ushimire n'Imana cyane nyine ko yaguhaye n'ubushobozi bwo gukora icyo kintu. Ibi ngibi babisubije uyu munyamakuru ababajije ku bijyanye n'ikintu bifuza kuzaba cyo, bari gusubiza nyine ko bashaka kuzaba abahanzi nubwo bakora ibintu nyine bya elegitoronike nyine by'amashanyarazi. Nk'uko bigaragara uyu nguyu Mohina afite personalite igiye kumera nyine nk'iri hasi kurusha Sohina, ariko nanone akisanzura, agira na personalite yo kwisanzura ku buryo atajya nabishidikanyaho gufata ku bintu byose abashije kugeraho agahita bikoraho. Urabona nk'iki gihe bibereye ahangaha yahise akora no kuri kamera y'umunyamakuru yibaza ngo mbese ibi ni ibiki. Ariko ku rundi ruhande uyu nguyu Sohina niwe udomina cyane, kubera ko niwe ukontorora ibintu byose ku buryo na telefone yaba ari uyibika, niwe witaba ibijyanye n'amatelefone. Noneho ku bijyanye na analize twakoze, ni umunyamakuru witwa Ruhisenet wari wabasuye. Ruhisenet ngo bakoze analize nyine y'ikiganiro bari baganiriye, ngo kuri analize bakoze mu magambo 414 yavuzwe n'izi mpanga zombi, 65% by'amagambo yavuzwe uyu Sohina uri dominant n'ubundi niwe wayavuze, mu gihe uyu nguyu Mohina we yavuze amagambo 145 gusa. Ikintu gitangaje muri aba bombi, Sohina ndetse na Mohina, bavuze amagambo amwe, cyangwa se kwa kundi bagendaga basubiza ibisubizo byabo 81. Amagambo 81 yose bayavugiye icyarimwe, bayahuriyeho, bya bindi nyine atari ukuvuga ngo barayakontorora cyangwa iki, umwe agasanga yavuze n'undi akaba yavuze. Aya magambo rero ahwanye na 20% y'ibiganiro byose bavuze, bigaragara ko nyine 20% ubwonko bwabo ari bwo butekereza kimwe. Nyine niba bafite ubwonko bubiri butandukanye, burasa akaba yatekereza ku giti cye, 20% batekereza kimwe byenda gusa. Aba bavandimwe bashobora kugenda umwe ntagwe cyangwa se ngo abe yahungabana, ndetse bakaba banatwara n'imodoka ntagire ikibazo kiba, cyangwa se n'amaguru yombi ubona atandukanye. Bombi bize gukontorora ibintu byose mu gihe gitoya kandi bakabikora nk'umuntu umwe. Ndetse ngo abangaba nubwo bakora nk'aba elegitrisye cyangwa se bakora ibintu bya elegitrisite, ariko ngo inzozi z'ubuzima bwabo ni ukuzaba abanyamuziki. Izi mpanga zombi zishaka kuzigaragaza cyangwa se kwiyereka iyi si muri ubu buzima babayemo,
bafite igisobanuro cy'ubuzima gitandukanye cyane n'uko basa cyangwa se uko bagaragara ku mubiri wabo. Ni abantu babiri batandukanye bafite personalite zitandukanye n'ubwo bafatanye, niko ahangaha barimo kuvuga, ndetse bafite n'intego zitandukanye, buri wese nyine afite intego zitandukanye. Iki ni icyegeranyo nyine cy'izi mpanga zombi, abantu badasanzwe batuye mu Buhinde ku buryo ushobora gutembera ahantu hose ukaba nyine utabona abantu nk'aba ngaba, ni bake cyane hano ku isi. Niba ukunze kano cyegeranyo nkugejejeho, reba hano hasi ukande ku ibuto ya like niba ugakunze, ndetse urebe na kino cyegeranyo ngushyiriye hano iburyo cy'umwana nyine umwe nahoze ndi kukubwira mu kanya ndagushyiriraho, umwana wavutse iwabo bakamuta ngo kubera ko ngo ari umurozi. Aka kanya kaba ari umwana umeze neza cyane nyuma yo guhura n'umugore wamwadobuse agahita amufasha. Imana ibahe umugisha. Utuntu nk'utu ngutu niba udukunda nzajya ndushaka buri munsi, ndetse njyewe ndabakunda cyane.